Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Ndabashimiye muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Tugarutse hano muri studio tuje kugira ngo dufatanye hamwe kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha abantu bose mukurikirana iyi televiziyo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kuba mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana. Hanyuma amazina yanjye ni Charles Makuza, ndi umukozi w'Imana ukorera muri iryo torero muri iki gihugu cy'Ubugande, niho tubaye turi gukorera umurimo. Imana nibaha umugisha, reka dutangire dusenga Imana kugira ngo dufatanye hamwe twumve iri jambo ry'Imana icyo rishaka kutubwira. Mwami Imana yacu turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko uyu munsi ukinguye umuryango w'imbabazi tukaboneka muri studio. Nubihimbarizwe, izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Mwami Imana yacu rero nudufashe udushoboze, kandi Uwiteka Imana nyiringabo he n'umugisha abadukurikirana, tanga umugisha kubadufasha kugira kuko ibi ni ibintu byari byarasezeranijwe Mwami Imana yacu kuva kera, kuko tuzavuga ubutumwa buzava i Yerusalemu bukagera i Yudaya n'i Samariya ndetse no ku mpera z'isi. Nta kindi rero turiho ni turahangaha kubw'umurimo wawe. Reka ushigikire ijambo ryawe kugira ngo rigere ku bari hafi n'abari kure mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana ibaha umugisha. Tugiye gufatanya hamwe dusoma ijambo ry'Imana. Ni amagambo atari menshi. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 19. Turasoma ku murongo wa 15 wonyine. Aravuga ngo hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati mumuterure ku buriri mumunzanire mwice. Ibice 20 ni hakurya umurongo wa 12 haravuze ngo Yonatani abwira Dawidi ati Uwiteka Imana ya Isirayeli niyo ntanzeho umugabo ejo nk'iki gihe cyangwa ejo bundi, nzibarisha kuri data, ninumva akuvuga neza nzagutumaho mbikumenyeshe. 13 ariko data naramuka yakereye kukugirira nabi, simbikumenyeshe ngo ngusezerere wigendere amahoro. Uwiteka abimpore ndetse bikabije, nuko Uwiteka abane nawe nkuko yabanaga na data, amen. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Reka dusoreze ku magambo ari muri Zaburi, Zaburi ibice ni 139. Dusome umurongo wa 16 wonyine. Aravuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Haleluya. Mana nishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana. Ngufitiye ijambo mutwe w'amagambo uvuga ngo humura. Marayika wawe ukurinda aba mubikari byuguhiga.
Yesu nashimwe cyane. Imana irakuzi. Nubwo waba uri mu bigeragezo, nubwo waba ubona ugowe, uri mu bintu bikugoye bikuruhije, uri mu ntambara, ufite urugamba rukomeye, ariko nguza ni ijambo rivuga ngo humura. Imana irakuzi. Marayika wawe ukurinda aba mubikari byuguhiga. Imana irakuzi. Imana irakuzi cyane. Dusomye amagambo ari mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ni inkuru z'umwami bita Sawuli. Jambo riratubwiye ngo Sawuli yongera gutuma intumwa, arazibwira ngo mugende munzanire Dawidi, mumuterure, mumunzanire mwice. Mana nishimwe cyane. Yarazi ko agiye kumwica, yarazi ko byarangiye. Ukuntu Bibiliya itubwiye ko yongera gutuma intumwa, byumvikane ntizari iza mbere. Yesu nashimwe cyane. Amateka y'uyu mwana cyangwa y'uyu mwami Dawidi ni maremare cyane. Dawidi, iyo dusomye amateka ye cyangwa ibitabo abantu basomye cyane bazi teoloji, Dawidi ntabwo nubwo abyarwa na Yesayi, ntabwo amubyara ku mugore we. Yari umwana w'umuzanano, umwana Yesayi yabyaye ku wundi mugore. Aza muri uyu muryango. Akigera muri uyu muryango, mukase yanga ko abana n'abana be ngo atazaraganwa umugabane w'abana n'abana be iwabo kwa se. Arangije amucira mu ishyamba mu ntama. Haleluya. Ariko hari umugambi w'Imana. Mana nishimwe cyane. Ngo nuko bamwohereza mu ishyamba, babonye bamugiriye impuhwe, ngo bamuhinanga, bamuha gitari ngo ajaje acuranga, ngo nuko ngo imubanishe gitari imumare irungu. Ariko wari umugambi w'Imana. Mana nihabwe icyubahiro. Ngo akajya acuranga yibereye mu ntama, agenda acuranga, harimo asenga Imana yibereye mu ntama. Rimwe ngo nuko hari abantu bajyaga bahiga baba mu mashyamba bita abagibiyoni, ngo bamusanga arimo acuranga, baramubwira ngo Dawidi, ngo wadufasha ukatwigisha kuri gitari. Arangije nawe arababwira ati nta kibazo, ubwo mbigisha gucuranga namwe muranyigisha kurasa. Mana nishimwe cyane. Ngo nuko bakajya bamwigisha kurasa, nawe akabigisha gitari, bakamwigisha kurasa, nawe akabigisha gitari. Ariko n'umugambi w'Imana, yiga kurasa yibereye mu ntama, yiga kurasa. Imana imutoreza iyo ngiyo, imutoreza hose atari, imutoreza aho bene se batari. Nubwo bari abantu bize amashuri, bari mu rugamba, ndetse ari abayobozi, ariko Imana iramutoza kugira ngo azakure bene se mu kaga, nubwo bari baramuciye. Mana nishimwe cyane. Mana ihabwe icyubahiro. Mana irakuze inshuti y'umusaraba. Nubwo uri guca muri ibyo wisuzugura, ukareba ukabona ibyawe ntibifatika, ariko imbere y'Imana birafatika. Imbere y'Imana irabizi. Imana irimo iragutoza. Hari hantu izagucisha, ndetse uzabera n'abandi ikiraro, kuko uri ku mashuri y'Imana. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Ngo nuko Dawidi yibera mu ntama. Igihe kimwe rero ngo kigeze, nuko agaruka mu rugo kureba amakuru y'iwabo. Nuko asanga se ari wari mu rugo. Ise aramubwira ati rero bene so ntabaherutse ahangaha, bagiye ku rugamba, none nta n'amakuru nzi, genda uje kubareba. Dawidi agezeyo ngo asanga hari urugamba rurakomeye. Umugabo bita Imana nishimwe cyane. Wari umugambi w'Imana kugira ngo uwo munsi Imana imwerekane. Sanga umugabo
kabuhariwe yababujije amahoro, abantu bose bari mu myobo. Goliyati abamereye nabi. Humura, humura, humura. Ngo nuko arababaza abantu bose bashiriye mu myobo, arababaza ati se habaye iki? Baramubwira ngo mbese ntureba hari ku musozi ikintu gihagazeho, yakireba ntakibone. Akavuga ati ntawe mbona. Aravuga reka nkubwire ibyo abandi bareba, wowe ntabyo ureba. Burya reka nkubwire, wowe ni wowe n'abandi n'abandi. Ntukifuze kuba nkuko abandi babaye, kuko hari umugambi w'Imana kuri wowe. Rangije arababaza ati ntamwambwira ibundi ntihabaye iki? Arababwira ati dore nguriya Goliyati yasabye ngo urwana nawe akamunesha, ngo Abisirayeli barahinduka igitutsi imbere yabo, ngo kandi nabo nitubanesha nabo baraba igitutsi imbere yacu, nabo turabazana turabahaka, baraba abagaragu bacu. Arangije arababaza ngo none se wakwicuriya yagororerwa iki? Barangije baramubwira ngo wamwica, bavuze yuko yaba umukwe w'umwami, ngo kandi akaba uwa kabiri muri iki gihugu. Nka Dawidi wari uvuye mu ishyamba, ntabwo yigeze aha agaciro ko yaba uwa kabiri mu gihugu, ahubwo yaravuze ati nkanjye naba umukwe w'umwami. Aravuga ati noneho mumunshikirize twivugane. Ngo baramujyana, kari agasore kakagenda, baramujyana bamusikiriza umwami. Baramubwira ati mwami, uyu nguyu yatwemereye yuko ashobora kurwana na Goliyati. Umwami amubonye aramubwira ati se shahu, wowe nkawe mwana w'umugenda, uri umwana mutoya, nkawe urabona warwana n'uriya muntu? Aramubwira ati rwose wowe bimbwira ubinyemerere. Aramubaza ati se none witoreje hehe? Haleluya, haleluya. Aramubwira ati twebwe ahantu twitoreza ntihagaragara, twitoreza mu ishyamba. Arangije aramubwira ati shashahu none uri mwene nde? Mana nishimwe cyane, y'Imana itangiye kukwibuka. Babaza umuryango w'iwanyu, bakubaza amazina. Atangira kumubaza, amubaza se na nyina. Aramubwira ati uri mwene nde, kugira ngo amwandike, amumenye, amusobanukirwe. Nihaba n'ubutabazi n'iwabo bazatabara. Mana nishimwe cyane. Aramubwira ati ndi mwene Yesaya w'i Betelehemu. Mana nishimwe cyane. Rangije aramubwira ati se shahu koko uriya muntu uzarwanana? Aramubwira ati nyemerera. Rangije aramubwira ati noneho vayo nguhe imyenda yanjye wambare nimara uje kurwana nawe. Ngo amwambike imyenda y'urugamba. Ni inkuru ndende. Umwana arazambara, yari umwana w'umugenda w'umusore, ngo abyambaye atambutse ngo yumva biranze. Abakora komanteri baravuga ngo ubwo yari atangiye kumuha ubwami, ariko ngo Dawidi atambutse yumva biranze, kuko igihe cye cyo gufata ubwami cyabaga kitaragera. Ngo yumva biranze, imyenda arayimusubiza, aramubwira ngo oya, akira imyenda yawe. Ngo yifatira imvumba ye, ngo aramanuka. Mana nishimwe cyane. Ngo aramanuka, ngo nuko Goliyati amubonye, ngo arimo amanuka, ngo yifatiye imvumba. Aramubwira ati se koko mwananiwe kohereza umuntu muzima, mwohereje umwana ufite agakoni, murabona ndimbwa. Ati reka mubagira ibisiga, reka duhure mubagira ibisiga. Ariko ntiyarazi yuko uwo mwana ari mu Imana yo mu ijuru, Mana isumba byose. Mana nishimwe cyane. Dawidi ngo aramanuka yifitiye umuhumetso we, yifitiye imvumba. Ngo aramanuka, ageze mu kagezi ngo atoragura amabuye 5, rimwe arishira mu muhumetso. Ngo aratangira arazunguza, aravuga ati Mana, haleluya, haleluya. Aravuga ati Uwiteka narakubonye,
narakubonye ntarije itakiye umwana w'intama urayingabiza, ntabwo ari njye wayishe nubwo bigaragara ko ari njye, ariko wari uri kumwe nanjye, ni wowe wahagararanye nanjye, ni wowe wampaye imbaraga, ndayifata ndayicakira nyambura umwana w'intama, ndangije ndanayica. Uwiteka we, niriya ntiyabura kuba muri imwe muri izo ngizo. Haravuga ati Uwiteka we, idubu yarazaga yafata umwana w'intama yawucakira, nanjye nkiruka nkayifata nkayicakira, narangiza nkayambura umwana w'intama kandi nkayivutagura nkayica. Ntabwo ari nje Mana, ahubwo ni wowe. Haleluya, haleluya. Rangije aravuga ati iriya nayo yaba imwe muri izo, kuko namaze kumenya amakuru y'uko uriya atakebwe nta n'amasezerano y'Imana agira. Ko niko yari arimo azunguza umuhumetso we, ngo arawuzunguza ngo awurangije ngo awukubita mu gahanga, ngo arirukanka afata inkota ye, arangije aba ari yamwicisha igihanga gitwarira umwami yagishinze ku nkota ye. Haleluya. Abisirayeli bava mu myobo. Mana nishimwe cyane. Ibice 20:12 hatubwiye ngo nuko Yonatani aramubwira ngo ejo mu gitondo nzibarisha data. Yari umwana wa Sawuli, Yonatani akaba inshuti ya Dawidi. Nzibarisha data numve ko ashaka kukwica, nimenya amakuru. Mana nishimwe. Marayika ukurinda aba mubikari byuguhiga. Nzibarisha data menye yuko agufitiyeho umugambi mubi. Niba ari mubi nzabikubwira, niba ari mwiza nzabikubwira, kandi nintabikubwira Uwiteka azabimpore. Bagirana igihango gikomeye. Mana nishimwe cyane. Marayika uguhiga nshuti y'umusaraba, humura Imana irakuzi. Ibyo uri gucamo Imana irabireba, ibyo uri kunyura mu Imana irabireba. Nubwo ntawe ukwitaho, nubwo ntawe uguha agaciro, ariko Imana yaguhamagaye yo ikubonamo ubumumaro, ikubonamo agaciro gakomeye imbere yawe. Igihe cyarageze Dawidi aje ibwami, nuko ngo aje ibwami, Sawuli aramwiyegereza, ariko amenya amakuru yuko uyu mwana afite amateka maremare, ndetse amenya amakuru ko azamusimbura. Atangira kumuhiga. Bibiliya, yusomye Bibiliya, igihe kimwe ngo Dawidi avuye ku rugamba na Sawuli avuye ku rugamba, basingiza Dawidi. Haleluya. Ngo nuko Sawuli ararakara, rimwe ngo amukubita icumu, undi araryitaza arifatira usika. Ngo muri ako kanya ngo Dawidi arahunga, ahungira iwe. Umwami biramubabaza. Umwami biramubabaza yuko amuhushije. Dawidi aragenda araryama, ariko umugore wamubonye abona ze yahinduriwe, afite indi sura. Amubajije ntiyagira icyo amusubiza, undi araryama. Umugore we rero nk'umwana w'umwami aragenda ajya kureba amakuru y'ibwami. Asanga ibwami barimo baritegura kuza kwica Dawidi. Mana nishimwe cyane. Araza aramubwira ati mugabo wanjye rero iri joro barakwica. Dawidi ngo yari atuye ku nkengero y'umudugudu, ngo inzu niho yari iri, ngo amucisha mu idirishya amunaga inyuma y'umudugudu. Arangije ngo aragaruka kuburira, hashira igishushanyo cya terafimu, aracyorosa neza, Dawidi arigendera. Twasomye amagambo atubwira ngo yongera gutuma intumwa. Yatumye intumwa za mbere, umugore arabuzibwira ngo Dawidi araryamye ariko ararwaye.
umwami Sawuli yumvishije ko yarwaye, yumvagiza amahirwe kuko atari bumurwanye, yongera gutuma iza kabiri azibwira ngo mugende mumuterure ku buriri mumunzanire mwice. Niko ijambo ryatubwiye. Mana nishimwe cyane. Ntabwo bakwica icyo Imana itishe. Mana nihimbazwe cyane. Igihe cyo gupfa cye cyabaga kitaragera. Haleluya, haleluya. Ngo nuko izo za kabiri zaje rero, ngo baragenda barambwira umugore, baramubwira ngo umwami aratubwiye ngo tumuterure tumutware. Umugore aramubwira ati mwinjire mu nzu mugende mu muterure. Baragenda baraterura, bagenda buhoro bazi ko bateruye umuntu urwaye, ariko ngo bageze mu mudugudu rwagati ngo baravuga ngo mbese uyu muntu utanyeganyega, umuntu udahumeka, aho niba yaba yapfuye. Ngo borosoye ngo basangana igishushanyo cya terafime, bagikubitaho barirukanka, basanga umwami, baramubwira ati Dawidi yaragiye. Haleluya, yaragiye koko. Mana nishimwe cyane. Ngo bakimara kubwira makuru, Mana nishimwe cyane, bakimara kumubwira aya makuru, amenya yuko ngo yasanze ngo umusaza bita Samweli. Mana nishimwe cyane. Dawidi nawe akimara kugera inyuma y'umudugudu yabonye nta yandi makiriro, kandi yarazi umusozi, hari umusozi bitaga Inayotirama, niho Samweli yiberaga, ngo wari umusozi w'abahanuzi. Ngo yirukanka ajya gushaka Samweli. Ngo arirukanka agezeyo, ngo yikubita imbere ye, aramubwira ngo muzehe wanjye, ngo Sawuli aranyishe. Arangije aramubwira ngo humura, yicarira ahangaha. Samweli yiberaga ku musozi w'abahanuzi, hahoraga yiteraniro. Arangije aramubwira ati igumira. Sawuli nawe akimara kumenya ko yagiye amucitse, aravuga ati nta handi yagiye kureba ka gasaza, ubu bagiye muri politike, bashobora kujya inama bakagaruka bakantera. Ubwo yagiye kureba kara gasaza, nuko ngo atuma intumwa za mbere zirimo ingabo 50. Arabizubwira ati mugende mumusange, mushaka ako gasaza kari, munzanire Dawidi, mumunzanire hano mwice. Mana nishimwe cyane. Ngo baragenda barazamuka bagera ku musozi w'Inayotirama. Ngo bagezeyo basanga buri muntu wese ari mu ruheburayo, bose birebereye Isiyoni barimo barahanura. Ngo bagezeyo nabo umwuka w'Imana arabafata, barangije baravuga ngo natwe ntabwo turi busubire turigumira ahangaha. Haleluya, haleluya. Ngo barangije nabo biyunga ku bandi kiba ikindi gikundi, bari bagiye 50. Sawuli abirebye ngo arategereza, ngo ingabo araziheba. Ngo arangije yohereza izindi 50, nazo ziragenda zigezeyo, ngo nazo zisanga babandi bose nabo babaye abantu bose nabo bafashwe n'umwuka, nabo barimo barahanura. Nabo bagezeyo nabo umwuka arabafata barahanura, nabo baravuga ngo natwe ntaho dusha, ngo tubabarire twigumira. Samweli arababwira ati nimwiyunge ku bandi. Yesu nashimwe cyane. Wo ni umugambi w'Imana, nshuti y'umusaraba. Noneho igihe kigeze ngo Sawuli aravuga ati babaye benshi, ningumya kuja nohereza n'abandi, baragumya baba benshi, bazaza bansange hano. We yigira inama yo kubasangayo. Mana nishimwe cyane. Cyari igihe cy'Imana cyo kugira ngo itabare Dawidi. Ngo nuko afata ingabo, afata amafarashi, afata ibifaru, aravuga ngo agiye Inayotirama, agiye kureba Samweli, agiye kureba Dawidi. Ngo abasanze Inayotirama batazamusanga ibwami, ngo bamuteye ngo reka basange ku musozi nawe abarwanirizeyo. Ariko ntawe urwanya Imana mu izina rya Yesu. Reka nkubwire nshuti yanjye, nta wakurwanya kuko Imana iri muri wowe. Mana iri muri wowe ntirwanwa, Mana iri muri wowe ntipfa. Ntabwo ushobora gupfa mbere yo gupfa.
Mana nishimwe cyane ngo nuko ashira amatandiko ku ndogobe, amagare y'intambara aje imbere ayandi aje inyuma, ngo nuko aragenda. Iyo dusomye Bibiliya ngo aragendagera ngo habashumba buhiraga, ngo nuko arabarangisha arababaza ngo ntimwandangira aho umugabo bita Samweli aba. Barangije ngo abungeri baramubwira ngo Samweli aba ku musozi, ngo kandi ku musozi nta bifaru bijya, nta magare ajya. Mana nishimwe cyane. Rangije biramushobera, amafarashi arayururuka, magare y'intambara yasigaho. Haleluya, haleluya. Ku musozi w'Imana nta byaha bijyayo, ngo nuko barakwetura bose, amagare bayasiga munsi y'umusozi. Akimara gusiga amagare munsi y'umusozi, iyo usomye Bibiliya irakubwira ngo nuko batangiye kuzamuka, ngo nuko Sawuli we umwuka w'Imana ngo yamufasha akiri kure cyane. Mana nishimwe cyane. Yari yamaze gukwetura, ibintu byose byamuyobeye, aravuga ati ni hahandi nubundi naje sinsubirayo ntabonye uyu Dawidi naje kureba na Samweli, reka mbisige nje kumureba. Ariko atazi yuko umwuka w'Imana agiye kumucakirira aho ngaho. Wari umugambi w'Imana wo kugira ngo ibintu byose birangirire na Yotirama, birangirire ku musozi w'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana mufata arikiri kure, ngo nuko azamuka umusozi ahanura, azamuka umusozi ahanura, azamuka umusozi amahanura, azamuka umusozi ahanura, ngo akigera mu iteraniro asanga iteraniro rirashyushye, asanga Samweli riri hagati, abantu bose bibereye mu rurimi, abantu bose bari mu ruheburayo, nawe azamuka ari mu ruheburayo, nawe azamuka ari mu ndimi. Ngo akigera mu iteraniro ngo yikubita imbere yabo, ngo aragenda afata Dawidi, ngo arangije aramubwira ngo umva Mana wanje, ngo umva uko Uwiteka Imana ivugana nawe, ngo ndetse reka nkubwire ngo ntabwo uzapfa, ngo ndetse ngo uguhiga niwe uzasimbura, nubwo aguhiga, nubwo abona kumereye nabi, ngo ariko niwe uzamusimbura. Rangije aramwihanurira we wenyine. Iyo usomye Bibiliya irakubwira ngo ahanura yambaye ubusa, ngo akesha ijoro arimo ahanura. Buri muntu wese ngira ntawe atahanuriye, ariko abwira Dawidi aramubwira ngo umva mwana wanjye, humura, umva uko Uwiteka ivuganye nawe, nubwo Sawuli aguhiga ariko niwe uzamusimbura. Ntacyo azagutwara, ntacyo azakugira, nubwo arimo akuzunguza, nubwo arimo aguhiga, nubwo uri mu rugamba, nubwo ukomerewe, ariko ntacyo azagutwara, uzamusimbura ku ngoma. Mana nishimwe cyane. Ntawe upfa mbere yo gupfa, ntawe upfa mbere y'isezerano, ntawe upfa mbere y'isezerano. Marayika ukurinda aba mubikari byuguhiga, ntacyo azagutwara, aba yumva ibico bagucira, Imana ikagenda ikabiburizamo. Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa, ngo bageze ku nyanja, ngo nuko ngo bageze ku nyanja, Imana ibonye abanyegiputa bakiri kure, ibwira Mose iramubwira ngo babwire basubire inyuma, babanze babambe amahema. Mu yandi magambo, Imana yashakaga ko izaca inzira mu nyanja abanyegiputa bamaze kuhagera. Imana iyo yabonaga bagiye kubegera, ngo Imana yarahindukiraga ikareba igitsure, amagare y'ingabo za Farawo, ngo agakururuka biruhanyije cyane. Reka nkubwire inshuti z'umusara, uko babyohereza, uko babikora ko ariko kose, nubwo hari ibintu batekenika, ariko hari ibintu Imana ihindukira yabireba igitsure, bigakururuka biruhanyije cyane, bikakugeraho nta mbaraga bigifite, icyari kukwica kikavamo, ahubwo ikagusigira icyo gusenga kugira ngo utazibagirwa Imana yo mu ijuru, ariko ntacyo kukwica kikirimo. Mana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu Imana ijireba igitsure bikakugeraho nta mbaraga bigifite, kuko Imana yabirebye igitsure. Mana nishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo akesha ijoro
arimo ahanura yiyambuye imyenda ngo ku musozi niho yayimwambikiye, aravuga ngo ubwami ndabuguhaye. Ubwami arabwiyambura, nubwo bwakeye mu gitondo akamanuka ari umwami kuko igihe cyabaga kitaragera, ariko ubwami yabumuhereye ku musozi. Bibiliya iravuga ngo n'abagaragu be baravuze ngo burya ngo Sawuli nawe yari umuhanuzi, ngo ariko tutabizi. Burya nubwo atatubwiraga nawe yari umuhanuzi burya, ariko ntabwo yari umuhanuzi, wari umugambi w'Imana. Mana nishimwe cyane, Mana ihabwa icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, Marayika ukurinda aba mubikari byuguhiga. Mana nishimwe cyane. Twasomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi, ni amagambo Dawidi ubwe yiyandikiye, aravuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana nishimwe cyane. Yaramaze noneho gusobanukirwa yuko Imana imusobanukiwe. Ndagira ngo nshuti y'umusaraba, nawe muri iki gitondo cy'uyu munsi usobanukirwe yuko Imana ikuzi kandi gusobanukiwe izi n'inzira uri mucamo uyu munsi wa none. Nibyo uri mucamo byose Imana irabizi, nubwo wowe uri kubibona ariko Imana yarizi ko ugomba kubicamo. Mana nishimwe cyane. Kugira ngo tugere mu masezerano, kugira ngo tugere i Kanani, tugomba guca mu butayu. Imana byanze bikunze ugomba guca mu bikomeye kugira ngo Imana izakugire ukomeye. Haleluya, haleluya. Kugira ngo uzabe ukomeye ugomba guca mu bikomeye. Humura rero, inzira uri mucamo Imana irazizi, kandi ntabwo uzazirwamo Imana itarakugeza aho ugomba kugera. Ntabwo umuntu ajya apfa mbere yuko isezerano risohora. Humura nshuti y'umusaraba, Marayika ukurinda aba mubikari byuguhiga. Mana nishimwe cyane. Dawidi akimara kubisobanukirwa aravuga ngo ndabimenyeye neza, ndabisobanukiwe yuko burya iminsi yanjye yose yanditswe yo kubaho ntarabaho, yari yanditswe mu gitabo cyawe. Amaze kubisobanukirwa neza, itarabaho n'umwe iwacu batarambyara, batari bagira n'icyo gitekerezo. Wowe wari warayanditse mu gitabo cyawe yuko mu buzima bwanjye nzabaho, yari iri mu gitabo cyawe. Mana nishimwe cyane. Yongera arandika aravuga ngo uzi imyicarire yanjye, ukamenya n'imihagurukire yanjye, ngo kandi umenyera kuri byo nibwira, ngo ndetse n'amagambo yanjye ataraza ku rurimi rwanjye ntaragira icyo ngo umenye icyo nshaka kuvuga. Humura, humura. Imana irakuzi, Imana iragusobanukiwe, Imana izi ibyo uri gucamo, Imana izi intambara uri gucamo, Imana izi ibyo uri guhura nabyo muri iyi minsi ya none. Nubwo ubona bigukomereye, ariko humura. Ntawe uhora ababaye, ntabwo buhora. Oya, humura. Nta joro ridacya. Humura nshuti y'umusaraba. Imana irakuzi, Imana iragusobanukiwe. Mana iragusobanukiwe, Mana irakuzi. Mugambi w'Imana ni muremure kuri wowe, ahubwo ihangane, hangane urwanike ikigabo ushikame. Iyo misozi ureba, ibyo bya Goliyati, oya ayo madubu, kubw'imbaraga z'Imana tuzabaho. Pawulo ni wavuze mu nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Ntabwo ibyo wabyishoboza, usibye Imana yonyine yaguhamagaye igomba kubigucishamo, kuko hari ibindi uzakora bikomeye biruta ibyo ngibyo kandi byiza. Ibyo ntuzabyibuka. Hari ibintu Imana izagukoresha kugira ngo ukore unyure mu bikomeye, uzakora nabi bikomeye kuko uri uw'umumaro imbere y'Imana.
Mana nishimwe cyane. Marayika ukurinda rero aba mubikari byuguhiga, abarimo agenda atata, abagucira ibico, abakugambanira, ibyo byose arabizi, n'ibyo utazi arabizi. Imana igenda itwerekaho igice, ibindi ababizi cyane. Haleluya. Yarangiza akaburizamo imigambi y'incakura bikakugeraho nta mbaraga bigufite. Nshuti y'umusaraba, Imana iguha umugisha wowe warudukurikiranye. Tuzasubira ubutaha, ariko nari ngufite ijambo rivuga ngo marayika ukurinda aba mu bikari byo guhiga. Humura nshuti y'umusaraba, Imana iguha umugisha kandi wihangane. Ibihurimo ntabwo ari ibihe uzagumamo, ni ibihe by'igihe gitoya. Ni ahantu Imana irimo kunyuza kugira ngo uzavemo uri uw'umumaro. Ntabwo umuntu afata diplome atarize, kandi diplome niyo kugira uwo uriwe. Ntabwo umuntu avuga ngo narize, ikigaragaza ko wize nuko werekana impamyabumenyi by'ibyo wize. Imana iguha umugisha, ihangane. Nari ngufite ijambo rivuga ngo marayika ukurinda aba mu bikari by'uguhiga. Imana iguha umugisha wowe warudukurikiye. Imana ikumpera umugisha, kandi nawe udukurikiye ukabubona ibi biganiro byacu bigufitiye umumaro, wabisangiza n'abandi kugira ngo ubu n'ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bw'Imana, n'ubutumwa bwo kwihanganisha abantu, kandi n'ijambo ry'Imana, kugira ngo nawe Imana izabiguhera umugisha. Imana ibahe umugisha. Rero twatangiye dusenga, reka n'ubundi dusoze dusenga. Ibi biganiro byacu bica kuri EPC cyangwa se African Pentecost Church TV no kuri Gospel Power TV. Iyo ni 20 mwakurikiraniraho ibi biganiro by'ijambo ry'Imana, kandi Imana yaje baha umugisha. Murakoze. Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kubw'uyu mwanya waruduhaye wo kugira ngo tuvugire muri studio, tuvuge ijambo ryawe. Reka imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana rishohoreshe imbaraga, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo rikore icyo wari tumye Mwami mu mitima y'ubwoko bwawe. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabashimiye.